ahubwo bari gutega iminsi, bari kwitega amaso bibaza igihe muzatsindirwa. Yego. Hanyuma bati ntibizakunda, dukeneye ibitekerezo by'abandi bantu biza byunganira, atari byo tugira inama y'uko twagakoze ibintu. Baze bunganire ku bihari, baze mu byuzuye, kubera ko nyine byuzuye, ahubwo baze nyine dufatanye kugira ngo bya bintu tubinonosore. Yego. Alo. Yes. Salama Jayden Dorapa. Salama DJ Ruti. Bimeze bite? Wapi bikisha. Nabyanze. Nicyo. Yo. Wanzi biki? Nabyanze. Birapfira hese sha. Ko nayenze ko Kigali byakunze. Kigali nawe. Turi mu rwara rwayo. Sha mwaragafashe mu muri ku musatsi w'igihugu. Yego wa. Turi kumano. Mwebwe byarabahiriye sha, byarakunze. Turabahiri. Niko sha. Bacyakoresha ibiyobyabwenge. Kubikoresha no kwikangura. None iyo utabifashe ubusinziriye. Kugira ngo numve ko ndi muri swing man. Swing man. Swing man. Yeah man. Uri kuri mikrofone se y'amagarama 2 ya zahabu? Wapi. Aha. Nari nguhamagaye rero. Ngira ngo tuganireho twongere twibutse tunibukiranya ku bakurikiye Hori Iwacu TV uko gahunda y'uruhare rw'umuhanzi mu iterambere ry'igihugu ihagaze. Yararimbanyije cyane rwose. Haryo ubona byoroshye buriya ra? Urugamba ariko none byoroshye, buri wese yabikora. Ni urugamba rurwana abaruzi. Abarushoboye. Ariko burya nyine no kurushobora, harya buriya no kurushobora si ukurumenya ra? Abantu bose babaza umupira ariko batawushoboye. Babaza umuziki nyine ariko batawushoboye. Hari ukumenya, hari ugukunda no gushobora. Yego. Hari ukuntu noneho byose bivanga cyangwa bikivanga muri wowe, ubwira ko bishoboye ahubwo ubikunda. Ukibwira ko ubishoboye kandi ari uko bikunda. Muri make nta n'ahantu uhuriye nabyo. Oya ntaho. Gukunda ntiwabuza umuntu gukunda ibyo akunda. Aho ikibazo ni ukunze ibintu agashaka no kukuyobora uko ubikora wowe wabimukundishije. Ati si uko babikora gutya. Oya. Ibyo akaba ibijya hariya. Kandi ari kumva ibyo wakoze nyine. Bagiye kubinenga. No kubishyira aho bikwiye kujya. Adashoboye no kubisubiramo byibuze. Igihe bitemewe. Bari mu nyungu za n'imwendi byakunda ko icyo gihe bari business. Ariko mu gihe weza kukubwira ngo ibyo ntiwakabikoze gutyo. Igipimo se akoresha ni iki? None se ntabwo uzi ko abantu bapima filime bakamenya niba ifite karite cyangwa idafite karite? Bapimisha iki? Ikihe gipimo metre bakoresha? Umenya ari amaso y'umutima. Umutima ugira amaso burera? Umutima ugira amaso? None se ibyatunaniye byose ko tubitura umutima. Umutima wagorwa. Uyu mutima wagorwa ariko. Wararushye. Ariko nta n'ukuntu utaruha. None se ko bavuga ko ari urusengero rw'Uwiteka kandi Uwiteka nawe tukaba duhora tumujujubya tumutura ibibazo byacu.
mitima. Eh? Uwiteka atuye mu mitima. Watuye mu mitima y'abantu, ni narwo rusengero rwe. None se iyo mitima mibi ituruka he? Iteye ite? Uwo mutima. Akora gusanga umutima bavuga ari mu bitekerezo. Ndibaza. Atari umutima upompa amaraso. Yego, atari umutima upompa amaraso, ari uwo mutima w'ibitekerezo. Icyo kintu batumva neza nicyo bita umutima. Ni nka rya juru bavuga. Nibyo biri kugenda bijyana. Rwa rukundo ni rya juru, ni bya bindi birenze intekerezo zabo. Ni umutima. Noneho bamwe bagatangira no guhitiramo abandi aho bakabaye bari n'ibyo bakabaye bakora kugira ngo bazajye mu ijuru. Bagatayanjwa. Reka twigire muri gahunda y'uruhare rw'umuhanzi mu iterambere ry'igihugu. Cyane rwose. Reka rero dukomeze ubukangurambaga kandi nanagusaba rwose ubufasha nk'umuhanzi wumva cyane rwose, fataho nk'icyitegererezo. Ni ibintu bikigoranye kubyumva ariko bagenda babyumva. Buriya se abantu dufite ni bakeya abamaze kubyumva no kubishyigikira. Ntabwo ari benshi. Iyo utanabagaya. Mu Kinyarwanda niho bavuga ngo inkingi imwe ntigera inzu. Yego. Ariko nanone havamo umwe ntitwarya. Havamo umwe ntitwarya. Cyangwa twashira. Dukeneye amaboko, dukeneye ibitekerezo by'abandi bantu. Biza byunganira atari byo tugira inama y'uko twagakoze ibintu. Baze bunganire ku bihari. Baze mu byuzuye kubera ko nyine byuzuye. Ahubwo baze nyine dufatanye kugira ngo bya bintu tubinonosore. Yego. Ni ukuvuga nyine ni rwa rugamba rurwana abaruzi, abarushoboye. Abarushoboye. Naho kumenya bose bararumenye. Yego. Ahubwo bo bari gutega iminsi, bari kwitega amaso. Bibaza igihe muzatsindirwa. Yego. Hanyuma bati ntibizakunda. uvuze ako kantu ngo hari ababitega amaso bibaza bategereje aho tuzatsindirwa. Ubundi se kuba umuntu yatsindwa harya buriya ni igisebora? Oya, kandi ushoje ikizi cyawe nyine. Iyo utsinzwe n'ubundi ubushoje. Reka da waguye. Uramutse uguye. Ntubyuke. Aho kiba ari ikibazo. Ariko iyo wigushije wowe. Yego. Dufata urugero rworoshye. Uri kwikinagura bamwiyamye. Akagwa. Yego. Akagwa ariko nta muntu umureba. Ntarira. Ariko noneho azakora amakosa gatoya agusitareho noneho ubuhari. Ahita gutura ibibazo. Bivuze ko benshi barumva bari ibikorwa babishyigikira, hari n'abicamo imigani ngo ibintu byanyu byarakunze koko. Bakabicamo imigani basa nk'abaninura, nk'ababinegura. Kuko mu bushobozi bumwe cyangwa ubundi wamwatse ntiwamubonye, ariko wakeneye kujya mu bye bitagufitiye n'inyungu. Yitwaje gusa titre. ariko nta n'ubushobozi umuntu yigeze asaba umuntu. Ubushobozi dukeneye ni ukuzana igihangano gifatika cya kompeta ku rwego ruhagije. Nibyo navugaga. Abo ngabo nyine bamwe bumva ibyakozwe cyangwa ibyo byagezweho, batagizemo uruhare namba. Nibo batera intambwe ya mbere mu kubinenga, kubirwanya, kubipfobya no kumva ko bitazakunda. Rero ubwo n'ubwenge buke kabisa. Oha, niya ndwara y'ishyari ritindiwe. Ni virusi. Turabagaye. Oya, ongera ubangayire. Oya, nabagaye. Wabagaye? Nanjye ndabagaye. Reka turebeho gato. Harya ku bijyanye no gutoranya indirimbo ibigenderwaho, hari ukuba indirimbo yanditse neza kandi ifite umwimerere, inatanga ubutumwa burambye. Birafatika? Oya, birasobanutse. Birasobanutse.
iyo niyo ndirimbo ikenewe muri gahunda y'uruhare rw'umuhanzi mu iterambere ry'igihugu. ndakumva. Hanyuma hari akandi kantu kagira kati kuba ifite ibimenyetso bigaragaza ko ari iyawe. Yego komeza. Karumvikana ko ibimenyetso bigaragara ko ari iyawe mu buryo bw'amashusho bw'amajwi. Ubwo nyine ni mu buryo bujyanye, yenda ndibaza ni mu buryo bujyanye no kugira ngo nyine cya gihangano kitazaba ingaru, hari abaza kuvuga ati iki gihangano ni icyanjye wanyibye. Ibyo ari byo byose ibihangano bikenewe ni ibyakozwe, bizadufasha gukorera hamwe n'ibindi bishyashya. Icyo gihangano muri imyaka 5, imyaka 10, 15 kikaba cyabonye uburyo bwo kuba promoted cyangwa bwo kumenyekanishwa, akavumbuka umuntu uvuga ko ari icye atarabivuze muri iyo myaka 10, ubwo tuzamubaza uje nkandi. Harimo abantu bakunda kwiyitirira ibintu by'abandi kubera ko hari aho byavuye n'aho byageze. Hari n'ukuntu mushobora kurikodinga indirimbo mwicaranye n'abantu hari aho ngaho bakabona indirimbo nyine irafopinze biranze, bakaba bafite kopi yayo cyane, warayibuze wowe nyirayo warayibuze rwose. Kera twazibikaga ku masede ukazishyira ku dufurashi turabura, kuzishyira ku mayimeri bwari bufite bake, ugasanga igihangano warakibuze, ariko hari undi muntu ukibitse kuko hari n'akantu kari gakaba mu myaka ishize 2011 na 2 na 3 gutyo kugera na 5, umuntu akajya mu kigo cy'amashuri mu byaro bya kure. Ariyo mpamvu ubukangurambaga turi gukora buzafasha abantu. Wenda ubu ngubu social media zaraje byaroroshye, umuntu wenda akantu akita ati genda DJ Ruti, kuko wenda DJ Ruti nta mashusho agira, akaza agafata ibihangano bya DJ Ruti byose yarabimize, akaza akabyinterpreta, y'amafaranga yagatunze DJ Ruti, waba DJ Ruti wa feke akaba yarya rwose, akaba yarya nta kibazo afite. Oya mwana hura we DJ Ruti rwose gatavuga ati ya baba nyina ashaka gupfobya, akanakwereka ko ibihangano byawe nta na kimwe. Ni babandi batunzwe n'ibihangano by'abandi, none ya piratage dukwiye kurwanya. Ari ibintu byahereye mu mizi kera, abantu batarajijuka batarabibona neza. Wenda izo mbuga zaraje, abantu bashobora gufata n'utwo tuvideo dutoya bakamenya ngo wenda ngo Ruti n'uyu, DJ Ruti n'uyu, Ruhaya n'uyu, kubera ko nyine nta wundi muri buse byiyitirire. Ariko byarabaga uburyo bw'ubujura n'ubundi bwahinduriwe isura, n'ubundi wa mujura arakiba, bwiswe kava. Ntabwo turi bubyite kava, ntabwo tubyita kava, ahubwo ni wa wundi uri bukoresha cya gihangano cyawe mu nyungu ze. Ushobora kuba ari uwo mubana, uwo mudisike bana, ushobora kuba hari n'undi wundi nawe ukora ibintu bya bizinesi ariko akoresha ibihangano byawe nta burenganzira bifitiye. Icyo gihe rero ari gukora bizinesi, wenda aracuruza imyenda, aracuruza inkweto, ntabwo tubujije ko ibihangano bikinwa, ariko ntibikinwa hariho amasezerano. Niba umuntu ashobora gukora publicité akanyuzamo indirimbo yawe ukirirwa icamo, abantu bazi ko wagafashe, si ikibazo. Ubwo se ahubwo urumva n'ushinzwe imisoro ataza akakubwira ati tanga umusoro w'iyo publicité. Buriya wowe ntabwo nta kibazwa, kuko hari icyo bita ngo bagita gutera tax paid by the last consumer, ni wa musoro wishyurwa na wa muntu wakonsomye ikintu bwa nyuma. Urugero uguze nk'isukari wenda y'1,500 n'urugero cyangwa 2, noneho ukagira ngo umucuruzi uramuhenze cyangwa araguhenze, ariko we TVA aba yayikuyeho. Okay, ni urugero nawe ngo kugira ngo ubyumve. Oya nanjye nagira ngo yenda twongere dukomeze tusa nk'abagiye kure. Ntabwo turi kure, turi mu murongo. Urumva ikintu nakubwiraga, turi kuvuga ko piratage nyine, n'uburyo babajura bahinduye uburyo bwo kwibamo. Waraje ukoresha igihangano cyawe mu nyungu ze, kandi mu by'ukuri
wowe impamvu narinze ku kantu k'umusoro kugira ngo ubyumve neza ntabwo tutambikiriye ni uko wowe bari gukoresha igihangano baba batekereza ko nyiri kugikoresha we ibyanyu mwabirangije sinzi no kubyumva nabyumvise ariyo mpamvu wowe muhanzi batagomba kugarukaho ahubwo wowe niwe ugomba kumenya ngo ese ibintu byanjye biri gukoreshwa bite cyangwa se n'ibingibi usanga umuntu yafashe indirimbo akayishyira kuri cano ye cyangwa ikindi gihangano kitari n'indirimbo gusa agasanga yagishyize kuri cano ye yayikuvugishije ntuzi ibye ari kubikora mu nyungu ze imikino yababaje nuko bigera hejuru cya gihangano cyawe gifite aho cyamwongereye ni ukuvuga ngo ni ukugitesha agaciro atesha agaciro wowe wagikoze n'ibyagendeyeho byose ayo mafaranga uwo mwanya ibyo bitekerezo mvabwonko bya bihangano mvabwonko twavugagaho ugasanga rero nyine nubwo ya pirataje tuvuga ngo tugiye kuyirwanya cyangwa ubundi ntitugomba guhaguruka tugasenyera umugozi umwe nyine buri wese akaba ijisho rya mugenzi we ubona byoroshye oya ntabwo byoroshye nyine niyo mpamvu byiswe ubwaba kandi nanone nakubwiye ntibyoroshye buri wese yabikora ariyo mpamvu ushobora ku-expose igitekerezo akakubwira ati oya icyo kintu akaba gikoze mu myaka 30 muri kwibuka kandi ntabwo igihe kidutegereza oya ntabwo ejo nta gahunda ufitanye nabo nta sezerano ufitanye nabo oya bundi jewe mba mbona ku ruhande rwanjye kubaho neza ari ukubaho nk'uzapfa ejo ahubwo ugaharanira kurara hari icyo ukoze ushobora no kutarara yego nyine ntacyo nibura akanya gatoya nyine wabonye uve hari icyo wagakozemo bikunze byaba ari byiza yego okay ubwo ahandi rero haragira hati igihe harimo amajwi y'abandi bantu barenze umuntu umwe umuntu akaba yagaragaza amasezerano afitanye n'abashyizemo ayo majwi kugira ngo yenda nyuma batazazana ibibazo bagira bati igihangano ni icyacu si ngombwa dufate urugero rworoshye hari nk'indirimbo ushobora kuba ari iya korari ariko iyo ndirimbo ya korari yanditswe na runaka amajwi aba ari aya runaka watoje ibintu bigiye bitandukanye rero icyo gihangano iyo kigiye gusohoka ndibaza baho nyine kugikora producer umuhanzi niba ari collabo niba ari featuring niba ari iki icyo gihe rero n'ubundi izo detaye ndumva atari ngombwa n'ubundi igikenewe n'igihangano kirangiye ariko ibintu bisa na cya kindi twavugaga ngo hari ukuntu umuntu wumva indirimbo noneho yabonye ya poromosiyo agashaka guhita azamukiraho nawe avugwe nawe bamumenye aho ugasanga no ku ijanisha ryo yayigizemo ni hafi 0%. Ndumva ngiye atari ikintu twagatinzeho cyane abo tuzaba tubiha nabo tuzaba twasanze kuri tere hanyuma ni iki noneho buriya nk'umuntu nanone ukora igihangano hari abantu bamufashije ariko akaba adakeneye ko bavugwamo we umubona ute umwumva ute umufata ute uburenganzira bwe buri wese aba afite uko apanga ibintu bye buriya ikibi ni ukuvuga ngo wenda ngewe nakoranye indirimbo nawe ngiye gukora akenshi dutangira indirimbo dushyira muri introduction yayo runaka indirimbo yakozwe na runaka yakorewe ahangaha nawe iyo ubivuga uba wumva ni ukwivuga ibigwi igihe rero iyo wenda ubikoze ugakuramo ya mazina ya ba bantu ni nawe igihangano ubwacyo uba warangije kukidevariwa uba warangije kugitesha agaciro wamaze kucyangiza uba wacyangije icyo cyatari bamwimerere naho wenda kuvuga ngo umuntu byageze gutya na gutya nibaza tutakwinjira mu buzima bwite bw'umuhanzi aba akeneye privacy aba akeneye nyine kugira ubuzima gatozi ku bintu bye rero dukora ibyacu bitureba bijyanye n'ibyo bihangano byabonetse ahubwo none izo kondisiyo zo ushobora kujya kuri wa muntu wemeye guhuza amaboko natwe turavuga ati rero iyi ndirimbo tugiye gukora icyo kijyano tugiye gukora iki kizakora iki kizabyazwa umusaruro muri ubu buryo ubu n'ubu wowe ntiwemerewe kugikoresha mu nyungu zawe bwite
ko nawe si icyawe wenyine, kubera ko kiri rusange. yego Niba ugiye kugikoresha mu nyungu zawe bwite, bimenyeshe yego, abo mugihuriyeho, niba ari inyungu ugira icyo ubagenera. ushobora kugikoresha batari hafi, nawe ukagira ukuntu bigenza. kandi icyiza ni uko abantu benshi twagiye duhura nabo twarahuje barabyumvise, ahubwo baribaza ati kuki ibi bintu byari byaratinze. Aha, ubwo noneho nagira ngo nongere nkubaze ku ikibazo cya nyuma ku bijyanye n'indirimbo. Noneho ubona igihe igihangano cyatoranyijwe, se ushobora kuba wakwemera ko icyo gihangano yenda igihe cyatoranyijwe gishobora kuba cyakwimurwaho cyari kiri, kikaba cyashyirwa ahantu hamwe hahuriweho mu buryo bwo kurema isoko rihuriweho n'aba bahanzi bitabiriye iyo gahunda? njyewe uko mbyumva rero, numva ibihangano byo n'ubundi bigiye biri disipare, biri ahantu hatandukanye. nawe nyiri igihangano uba utazi n'aho ibintu byawe biri, sibyo? ugasanga nawe uragiye kwica n'umuntu ukadawunirodinga cya gihangano, sinzi uri kubyumva. kubera ko cya kibazo cyavutseho cy'abantu bagiye babifata bimeze nk'aho byajugunywe, kubera ko ikintu kiri kuri YouTube biba cyasesinga ku buntu. nyine abantu bameze nko gufata ikofi y'ibyangombwa, ikofi yuzuye ibyangombwa n'amafaranga hagati mu isoko, hanyura buri wese. rero igihe cyose uwe muhanzi utarahesha agaciro ibintu byawe, n'uwo uzabyaporodinga ntabwo ku rundi ruhande uzanamurenganya, kuko ntabwo urabiha agaciro nk'ibyatawe. rero ikintu gihari ni uko umuhanzi ni ugomba kubanza guhesha ibintu by'agaciro, akamenya n'uburyo naho agomba kubiyokariza. no kuvuga ngo kuba umurongo umwe biragoye, ahubwo umurongo wagahawe ugiye gukorwa, niko sha bigakorwa bifite intego, niko sha. Nudahesha agaciro igihangano cyawe, ninde uzagiha agaciro? none ariko nibyo